ariko se yakabwe twabanye ko tari bumwe tari bunyegere ikibazo tari ikibazo ariko wahamagara mu bebe wanjye hafi ibintu arayankoreye nimugoroba byambabaje pe kamuhamagare mu bazi impamvu. Halo ramba ziki imeze bite mu bebe? imeze nkuko wansize ako ibintu arayankoreye nimugoroba nibiki niwe wabyikoreye umubarire cyane sha byambabaje pe warize ngufashe fashe nageze uyu muhungu bimeze bite? Uye muhungu uyu nguyu wicaye ahangaha ngenda muzi se naga ari wowe washaka agasuzuguro we ngenda kwibwiye ngo reka njya kumureba urabyanze none kumbi umuzanye mu rugo papa nago yaruye uyu kare kwige nawe nzi uyu yaturutse he? urareba imbwa nge twamenyana yambaye na boda zose yazogeje yo by the way ko numva uvuga nabi? navuga nabi mwese wabitewe n'iki? niwe wabiteye w'imbazo ubusa ntari bireka tubyihorere nyine none se ubundi cyakoze afite amatsiko yo kumenya iwanyu. amatsiko yo kuhamenya se kugira ngo ese umuntu amenya iwabo undi kugira ngo bigende bite? ntabwo uzahamenya rero ku buryo utaza no kunsura. reka koko k'iwacu ntabwo kabanza gusurana. none se umwanzuro ni uwuhe? umwanzuro yego umwanzuro reka nta mwanzuro uhari. nayo nta mafaranga atumye nyihakanye ntabwo twose wa kwihakanya basi nanjye wenda igihe ejo haba ari uno munsi haba ari wowe nanjye ejo nkaba ninjye aba ari wowe wagize utegeka akaba ari njye wagize ute. none se basi kubera papa wawe nicyo gitumye nyihakana cyangwa ni ukubera ubukire mufite kwihakanye mu bipangu? kwihakanye ntabwo nzi. uranzi shaka nzi ko ari uguteye uranzi nyine vuga nimba uzubwire nuko nisha nari muzi ariko ndabona uno munsi nataku ahari hakwibeshyeho. ubwo ntabwo ari njye wari uzi wanibeshye wanayobye inzira niho waje njya none si ubwo wazaje kunsuraho? reka ntabwo byahura. kubera iki bitahura se? reka iwanyu ni kure tike bayigoye. none reka nkwereke uzaze nzakumenyera tike ikuzana ndetse n'igusubizayo. bayashaka uzabanza uze kunsura nawe ufite n'ibintu by'ibyangwe umbwira ahantu bikura. byangwe byo ndi nabyo pe ahubwo wenyine uzaze kunsura. niba byose uzabimenyera mbwira gahunda nyitegura. igihe byose nzabikumenyera rwose uzaze. umunsi ni ryari?
umunsi buriya umunsi tuzawigaho cyangwa nze kubikubwira nka nimugoroba nyine turabyigaho. ntabwo wambwiye ngo ntabwo umuntu ariko se papa reka mwebare uyu mukobwa wawe ko tuziranye akaba anyihakaye. Wewe mukobwa ubundi wowe none se wabaye umugore se ufite n'agasuzuguro zibage unzi hehe unzi hehe cyahari nakwibeshyaho byo rero ndabona ntabwo nibeshye kuko nta n'ubwunzi kabisa. Musore uragenzwa n'iki hano rero mwana we uyu muhungu wamumbarije ikintu cyamuzanaye hoya njyewe utabwira ko uyu muhungu ari wabwira reka ehe mwana aramutetse mwana dore impamvu njye namubwiye ngo nareke njye kwirebera uyu muntu ukomanze arangije aranga urumva ntabwo yari we wumva ikorine ntabwo yari we rebera umuhungu bakundana do ase nawe uri kuci ibigori bibi rero ko bitanogeje utangiye kumusebya warambye kabe reka ntabwo ari uzaba ntabwo ari we nibyo ntabwo mpakaniye ntabwo ntabwo papa ntabwo ari we ni ukuri pa wanyize ntabwo ari nanjye umuhungu ntabwo muzi none ko ari kuvuga yuko yaje amaso n'aya n'ubwambere abakobwa muri ya Canada bazi bapfa uyu muhungu barakundana ubwo reba nta umuntu utakwigurira n'inkweto ifunze umuntu ufite bodaboda utagura inkweto ifunze bande uko muri wenda muri kutekereza gutwa ko kana muri kunagamo kwe uyu munsi ari mwebwe jabaye ari ngera wenda wowe ikisi wenda ukisanga wenda wakundanye na sister wanjye ngo nanjye wambwira ngo wowe uramufite wowe niyo mpamvu wanje kunkundira umukobwa yabaze abakunda ni mukobwa naho twe nibyo birimo. None se papa reka mwebarize ikibazo kimwe mbaza ndagusubiza sha none se basi reka mwebarize wenda warakoze kera urakora biraza use ngewe birahari ndi kubibona ariko nanjye ubuzima bwanjye ntabwo buzarangira gutya wowe ndeka mweba ushoboye kwisanga nanjye pangu cyari njye wakiguze wenda ntabwo tugurisha sha mwese mucecetse wowe urarinda uvuga gutyo iyi nkweto sinayikugura uramuseka ngo yambaye bodaboda iyi nkweto wese nkugure papa urataji kanigenderera hatamuvuge utereta neza ugende rero na twumvikane mbisubiremo ubu none ubwire wa muhungu wagahunguwe na papa ureka gato ibyo wenda ushaka kumbwira ngiye nabyumvishije ariko wenda ubu bukire ndushoye kuvuga ati urakize ariko ubu misemenya itandukano ry'abakire nanjye ubu guhera nyuma y'imyaka 10 ngiye guhera gukira bisaba wenda gukora n'ubwenge ubu guhera ubu ngubu ntabwo nyikimukeneye kuko yanyihakanye imbere y'amaso yawe wabibonye
kandi nanzi ko hari fiyasange reka ndabizi ngewe indata y'utwo ngutwo genda kize pa ariko niyo mpamvu rero wowe uzajya gukira umwana wanjye n'ubundi nawe kira ugomba kwitonda urumva ntaribi nabyumvisha ariko ubwo ngubwo nanjye ubwo nyuma y'imyaka 10 ndashaka nanjye ko uzaba ndi umusitari w'inaha uvuga ati uriya ni wa mukwe n'ibyo mugeni ugasanga nawe biguteye ipfunwe ndakubabaje kubera bimbabazi ikisho wenda ubuki erega ukize ubwa abukubitira mugenzi we ndabyumva kuko wakize urumva wananyica ubundi kubyumva ariko kukwica gusa ahubwo ko nureba nabi umukobwa wawe nyine wenda ndi kumvikana ariko ubwo nyine umukobwa we nubwo yanyihakana imbere y'amaso yawe naye ngiye gukora agomba kukwihakana kuko nta urukundo wowe ngiye gukora na nyuma y'imyaka 10 nanjye nzaza ndi umusitari urasigaye nawe reka ntabwo bizire ubu ndi hafi gutumiza indege urumva rero kumbwira ngo uzakira iki uzaba ugenda ku butaka ngenda mu kirere ndabona hari biharege waba uri kuvuga gutya ibyishize hejuru Imana ibicisha bugufi nako kantu karimo se kumva ngo uzagura indege Imana iri kugutangira noneho rero ngiye kukubwira ijambo rimwe ciao nawe wa mukobwa papa buretse ihangane bakwibungu nyine turazi ariko nyine nakijyambere cyane nawe muziranye gute nyine ndamuzi papa reka nkubwire rero nimba umuzi nawe nona papa twe dutangiye gukundana nyine ntabwo byari byarenga ni ibintu nyine bisanzwe ariko nyine ndamuzi reka nkubwire ubu none yazinga utwawe uhita usanga nyoko mu muce papa uwo mwanzuro niwe ufashe niko mvuze hita ugenda nonaha wihuta utege yihuse nese ubwo papa nisita twijyanira muri ibyo ntibindeba icyo nshaka cyo nuko utagumya kunserereza so yanjye ugumye usereza urumva niyo mpamvu rero nura ugiye guhita uzinga imyenda yawe twari twaraje tuje mu kazi ntabwo twaje tuje gukundana igihe cyo gukundana cyawe nikiragera urumva ese papa gukundana bigira igihe no ntabwo urakiga icyo ni icyambere ukwiye kubanza ukiga wamara kuminuza amashuri ukagera nkaho ngeze urumva ukabona kujya gukundana ubu urakundana n'umwana ejo niba gutera inda usange urimo uranserereza ndetse gukundana bihuriye no gutera inda gute bihuriyeho ibyo bintu urimo uragereranya ndakubwiye ngo zinga utwawe ugende ujye mu mujyi usange mama wawe nta kibazo ndagenda marebeka nigendera ariko nyuma y'imyaka 10 kutagira amafaranga cyo kugowe abatore tutagira amafaranga n'abagore tuzabona handi akagabo gukora n'ikibazo umukobwa amaze iminsi aserereza reka nze mpamagare mukuru we bazangara ko wicaye wabaye iki wabaye iki ko wicaye wa musita ibintu bisigaye byaragoye muri ino minsi byakugendekeye bite se ntabwo ntari kugira ngo rwose wagerageza ukamnyuriramo yenda hari icyo nagufasha umwana debuzi kugira ngo ukundane n'umukobwa usanga ngo akwakane imbere y'ababyeyi be na musaza be bagusebya gusa none se ubwo ntiwagiye wanyweye urumogi no kuva mu bwana bwanjye ngaho ikintu narawe nese ubwo bakwiye kugutuka gusa ntacyo baguhora nuko ndi umukene kuko uri umukene ihangane by'isi mu buzima bibaho niba bikaba ari byo byatumye wicara hano mwana n'umutwagure kubera ibibazo batumye nanjye nshaka buriya gutera imbere ariko ntabibonye ihangane
ntabwo ariho ubuzima bugarukiye. Bitarimo gusenga nta kamaro. We ujya gusenga uyagize Imana ubundi ukore cyane bizakunda. Kwa mwana niko bwa mbere nabona umudaduvuga neza kabisa. Ingose